mu kwiruka bari gusubira inyuma rero kwa kundi kwiruka n'ibyombo byamutesheje umutwe ari kureba inyuma ari gukomandinga n'igihunga pa abagoye mu mukingo hasi yituye hasi rero aho ngaho ngo yahise avunika akagura ngo yagura akaguru agakubye agura akaguru agakubye ngo ingabo yarari kumwe nazo kuko urumva bari bafite ubwo bahahamutse barirukanka bamwe muri bo ngo birukanse ngasigarana abasirikare 8 abandi baba bamurinze kuko uzari umusirikare mukuru wese yajya abafite abagomba kumurinda abandi wenda bakaba ari kuri front ariko hari abagomba kumucunga muri hafi bamuzengurutse bari surrounded bari kure amuvomaze n'iki byose abo nibo yasigaranye nabo abandi birutse Major Frederic baramugota ambaye responsible wanafanya vitu ambavyo wanataka vya ujinga peke yake. Ati leta itangiza intambara zikaba mu ntambara y'ubugoryi bwaho ngaho ikica abaturage. Ati ibintu byose barabyangije. Chama kimeshimana yavuye muri Uvira igonda ijosi remera rigonda irigendera kandi igiye gute ibasiga hagati yabasize mu ibirika n'ubundi ntibirika nibiho pe basize mu ibirika bayigumamye barimo bariseka ngo Uvira ngo twahagaze muri Uvira bafite bivuze neza n'ibinika bari mu ibirika meze nka yabinika yagoma yego none urebe M23 ikubise kisangane ariko bagarurira ibinika M23 Uvira abantu bararira ariko ikibuga gihita gifata kicuramikira kijya ku Kinshasa none ikindi cyakurikiyeho M23 irashe kisangane ugeze ubona Amerika ivuga iki ifite furo enye M23 nenye fata brigade imwe uyohereze mu gice cya Rubero brigade indi yohereze mu gice cya Warikare axe ya Warikare iyindi kubite mu gice cya Kivu y'Amajyepfo Kivu y'Amajyepfo naho hariho furo ebyiri hari furo yerekera Baraka Karemi hari furo yerekera hari furo yerekera ntuza Mwenga Kindo umunsi byabaye mu masaha y'umugoroba yego urumva ejo yaratunze n'uyu munsi yakomeje gutunda we n'uyu munsi masaha y'igitondo mu masaha mu gitondo bwo yagarutse barayirasa yego ukwirasa rero kuko ejo yari yagiye amahoro yego igenda icumba bavuga ngo yagiye nka yindi yaguye ejo bundi muri Tanganyika mu kugenda icumba rero irarenze tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo amibe igifu hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke abari muri Canada Australia Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Muraho neza murakaza neza muri Royal Global Academy nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimu b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane murakaza neza muri Royal Global Academy. Tugende ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV ndetse na Jeune Official
abasoma kandi jene official n'ubundi n'abasoma bwiza.com mwese turabakiriye kuri uyu munsi ni tariki 10 sibyo je ni 10 nibyo z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 njyewe ndi Meki Kayiranga ni fighter nyita ko mfite amazina menshi mfite nitwa fighter frontline commander washaka sukanyita Zapite skoyi mfite ibizira utabara ni byinshi cyane jene ntayo ngayo rwose biterwa n'ibyo nyine wowe iryo biri buze kukuzamo ubuvare ryo hite wakira so rero haturi twagiye hanze gato kuri tere twasohotse mu studio kugira ngo dukore ibiganiro natwo twumva impumeko y'imihanda impumeko y'ishyamba n'ibindi so nta kindi tugiye kureba amakuru yo kuvugwa akanya kuri mugoroba n'amakuru indege y'abarundi yarashwe kajugujugu iyi kajugujugu ikomeje gutunda imirambo kuva ku munsi w'ejo iracayitunda se cyane irayitunda bayihanuye yakomeretse turaje turabireba mu kanya iri muri enteretse ntawe uzi aho yerekeje ushobora kuba yagiye kuba nk'ayandi yaguye ku mazi muri Tanganyika kuko ejo bundi twirwanaho yahanuye indege yahanuye iyi drone yagenderwa mu mazi kandi abantu bashobora kuba tutarabimenye umugabo ari mu bihombo nubwo nari gusarura hari ahantu hanyuma tugiye kureba ku ijambo rya Makenga General Makenga ati muri gutozwa cyangwa se mwatuje kugira ngo muhore igihugu cyanyu muri make imvugo za Makenga General Makenga n'imvugo za Nanga imvugo za Bisimwa ni imvugo z'intambara ni imvugo zivuga ko urugamba rukomeje ibyo biganiro nta nibyo nke nkibona ubu ngubu eje nta biganiro ibyo biganiro biturutse he kuko mu kantu gato Kanyuka ya postinze kuri ntuza ya kwanza ni kuri ntuza ya FC yavuze ngo Kinshasa nibishaka ko tuganira turi tayari ariko nibishaka intambara nabwo turahari Kinshasa irashaka ibiganiro si bishaka he ngiyo inkuru cyangwa se ibyo tujya kuganira bikuyemo turaza kureba kuri Kisekedi wagira Rwanda bakamuga atari ku wundi wewe waba warigeze wirukana FDR turabirebaho ubwo yari Rwanda kuko yagiyeyo ndetse yagiyeyo hagiyeyo na witwa Nyasimbe nawe yarariyo muhuza mu biganiro bya AFCM Betua ndetse na leta ya Kinshasa muri Qatar so ndiba ryo ngibyo wenda kugira ngo tugire reka duhere kwizi nkuru zivuga kuri zino nkuru ziba zivuga mu nyamakuru hanyuma tujye kuri tere tujye muri Fizi tujye no muri Cyanzu ariko Miki wabonye ko Gisekedi arimo kugenda ahereza abanyamakuru bari kumuvugira ikintu cyitwa ifaranga yego nuraba motivaro baraba benshi nubango Kongo itanga amafaranga ayatanga kabisa tuzabona wenda nko mu bihugu byacu ibihugu by'u Rwanda Burundi mbivuge rwose ntacyo baguha ntacyo baguha kwereka buriya micombero nahise mbona impamvu ajya ahimba ibintu by'ibinyoma ati puwezero barahari nahise mbona impamvu ntacyo baguha wewe icyo ukora patriotisme ugakora inshingano zawe ariko hariya umunyamakuru n'umusocial media muri Kongo abafite amafaranga apfa kuba afite abantu bamukurikiye gusa niyo afite abantu igihumbi azi kuvuga arabona amafaranga kabisa mu gihe wowe uri gusaba abakunzi bawe ngo mudutwere nabyo batabishaka reka twigire mu nkuru ariko nawozemo na Kisekedi hari akavido kari kutrendinga aho yatambutse wa munyamakuru witwa Valerie aramuhamagara cyane simona Kisekedi afite uburyo amwapreciate aragenda ajya kumusuza rwose nje nabonye hari akantu niba rero yabikoze nabonye afite igifurumba cy'amafaranga ikintu cy'ikibakuru ukuntu cy'amafaranga arimo aramuhereza ibyo ntago ari byo ibyo ntago ari byo ariko nzi ko yagiye kumusuza nyine ubona ko namwishimiye yamuhaye agaciro burya kuba perezida yaza akagusaba batikana atumeze neza hari umwarimu atwigishije muri kaminuza yatubwiye ko kera mu mbuto yaje mu Rwanda mu mbuto sese ko kungwendo wazabana Imana ngo banze nabagaza baza kubakira igoma agiye muri reportage noneho umunyamakuru witwa François Soda uramuzi wo muri Jeune Afrique arakomeye cyane ajya korana n'umwanditsi bitabo nibaza ko ni chief editor wa Jeune Afrique ageza no gukorana ama interview na perezida w'u Rwanda ngo nuko mu mutaraza mugeze umve kuntu abantu umunyamakuru nyine iyo ukomeye Kongo bitanga akantu arazamurira ngo yaramubwiye ngo François Soda imbécile noneho urumva utera iyo blague kumubwira ngo François Sudao imbécile yaje nyine aramusuhuza ariko aramubwira ati imbécile mu butagira izo blague ariko urumva ko bazanye
so kumenywa na perezida cyangwa kugira ngo perezida gusuhuze uba wabonye ubuzima ubuzima bwabonetse ntatanga ubuzima ntacyo wabura bigaragara ko uriya munyamakuru inkuru atangaza zo gushyigikira Kinshasa zivuga ku Burundi harimo akantu navuganye na nkunda kugana n'abantu bagira ibintu by'abakunda ibintu by'amasengesho harambwa ati nk'iyo urose gusa uri kumwe na perezida kurota izo nzozi gusa byo byonyine ubukire ngo buca burizana rero niba nubirose bigenda neza umuntu ukomeye kandi ko umuntu ukomeye no gusumba ukuri yego Miki reka ari nje kwinjiza mu kiganiro wabonye do reba video wabonye ko none habari abapasinze harimo bameze nka shitani wabonye umusore uri kumena itafari n'ikintu bisa gahanga namubonye rwose namubonye ako byonyine jewe nahise umubare w'abasirikare 7532 ni umubare munini cyane na mubare ni brigade 3 no kurenga biterwa nuko abantu bakora brigade ko nka ari nka bato zigira abasirikare 500 cyangwa 300 hagati ya 300 na 600 ushaka gusanga rero nkari byaranabaze kubaza abasirikare 600 ni brigade hafi enye bundi 300 bine bitanu magana ahubwo harimo batayo harimo brigade enye we zirimo harimo brigade enye kandi cyo nabonye n'abasore bumutse ikintu gitangaje nje namenye buriya bari abasirikare ngo baburaga ibyumweru 2 kugira ngo buzuze igihe cya nyacyo cyo gupasinga uzi impamvu ngo batumye pasinga vuba ni furo iyo babongera ibindi byumweru 2 uko ndi kubabona uku nguku iyo bamara ibi byumweru 2 wabonye umeze nka shitani ugukubita itafara amatafara atakakubitira cyangwa akameneka ega special force ni myitozo special force abakomeye intoki nibiganza kuyo nagukubita kano gutya sana nk'umuhora gutemesha sanaga yamahiba babona kirukangira da ibu nayo ni yoroshye yabaho rohina nasha nese ibubura yabaho rohina buriya rega buriya special force sikora imyitozo abakomando bakora imyitozo ahubwo ikintu gikibaho ni komanda wawe n'ikigutera imbaraga motivation ntago icyo kintu tucemeranyaho imyitozo igisirikare cy'u Burundi ra myitozo yo gufata umuntu gafata ikibando kingana n'irangiye y'igituka gikora special force bagiraga icyo bita abaparakomando kandi abaparakomando rimwe rero usanga imyitozo y'abakomando ya nyayo ntago bakora byo mu mutaka n'utwitozo two kugendera ku migozi ariko urebye special force bo yose ikoresha icyuma umugozi biriya bigozi ubona bambaye n'ikira ukubita bakongesha kiridara yikwicisha ugikwasi urwembe n'urushinge nta kintu na kimwe kitari intwaro ku special force ugahura n'umukobwa nkuriya warangiza ukava ngo ni umukobwa ngo ntacyo yambwira ngo ntacyo yantwara agakanda ntabwo kanyakora za mission kumanika akabiduka amazi cyangwa ibuye wabonye wa mukobwa si video sinzi ifite azibonye nanapostinze kuri Twitter so icyo mvuga cya mbere nabibonye ariko ikintu cya mbere nabonye mu cya mbere nahise mbona effective cya mbere umubare w'abasirikare nahise nkibanamo bango M23 ikemu ikibazo cyo umubare w'abasirikare niba fatizi brigade enye kamite ndeba furo M23 ifite n'ubundi furo zijya kuba enye ifite furo enye M23 nenye fata brigade imwe uyohereze mu gice cya Rubero brigade yindi yohereze mu gice cya Warikare akse Warikare iyindi kubite mu gice cya kivuye amajyepfo kivuye amajyepfo naho haribo furo ebyiri hari furo yerekera Baraka Karemi hari furo yerekera hari furo yerekera ntuza Mwenga Kindo uko Mwenga ni furo ya Kindo buriya Manema no kujya muri Manema nuvuga ngo ni furo enye zira brigade jewe nicyo kintu cya mbere semana ngo nuvuga ngo M23 ishatse yakora similitani operation za similitani zo kujya muri irahita iri forcinga abantu muri Fiz bakomeze Karemi iri forcinge Mwenga buriya nge ndabona kagiye kugenda Mwenga na Kamituga iri forcinge tayari binjiye muri Mane kuko nundi bari bagize Kirungutwe haburaga gato ngo bakomeze bajya muri za Kindo kuko hari Kirungutwe hari inzira ijya ntuza ntiyenda hibajya ahantu uravuga uva muri Mwenga wita winjira muri ntuza Salamabira ujya Salamabira
uhita ujya muri ntuza muri Maniema. Hanyuma wajya hano muri axe ya Walikale tufate iriya Nyamaboko ya kabiri, ubwo urebe ntuza Katoyi za Nyabyondo. Ndakubwiza ukuri nari maze iminsi ndeba ngo iminsi yashize narebaga hariya turebye muri ukuntu bimeze ubu ngubu, urebe nk'ahari hari abasirikare benshi cyane. Byasaba ko Mvetura igira force nini, ndavuga muri axe ya Walikale, kubera ko hariya hari ntuza hari ikibazo cya flow, kuba Mvetura idafite abantu benshi bari abagabo, kuko FDLR Wazalendo bose bihuje hamwe. Iyo baje gutera bashobora kuza nk'abantu 5,000 ngafata 5,000 barimo bohereza amabombe, bohereza nk'amabombe 100 icyarimwe. Iyo bayohereje muri defense yawe ntago wahagarara. Nuvuga ngo wenda je kugira ngo ubone umbaza ibibazo, ngo kugira ngo wereke uburyo dukore ubusobanuro kuri aba basirikare, uko tubibona nk'abanyamakuru cyangwa se nuko dusesengura. Hariya hari imisozi kugira ngo Mvetura izafate pinga, byayisaba kugira ngo ibanze ifate ahantu bita Mingazi, ifate Kibuwa, ifate Kibuwa Rimangi, ifate Misau, ifate Mutongo na Gaseke. Hano ngo nibwo ishobora kuba yizeye ko ijya gufata iki pinga. Niyo tuba tuvuga ngo ugiye muri pinga, gusa ejo bundi imaze iminsi irwana imirwano isa nk'iyerekera muri pinga, kuko abantu bo kwa Domi yarashe muri za Bukombo yabasunditse iberekeza mu nzira za pinga. So ariko ukabona ko none ntiyafata pinga itaragera hano mvuze. Noneho hano urumve takatakiriyo cyangwa se uburo buriyo buhuye. Hariyo headquarter ya IPSRS, niho Janvier Karayire, hakabayo CMC ya Domi, Ndaruhutse Domi, yego, hakabaho presidence ya FDLR nayo nihiri, wasanga ariho Mega yicaye, hakabayo ni harya nagari hariye, hakabaho NDC Nov Ndume ya Gido, hakabaho komando za komandoma ya second region cyangwa region ya kabiri iba hariya, hakabaho none komandoma cyangwa se ntuza komando iciciro cya regima nihiri. Ikindi hakaba na Nyaturabazungu ahantu hose urumva ibi force biriyo. Hanyuma bababwira ko nka FDL uyu ntuza aba hagati ya Mutongo, aba muri Maniema hafi ya Mutongo, yego muri centre ya Maniema, ni hagati ya Rukweti na Mutongo. Aha rero hose kugira ngo ufate pinga ugomba kubanza kwigiza abantu. So niyo mpamvu ngo ngiye uko mise mbibona ubu noneho urebye neza Makenga n'abahungu be nta kibazo kinini bafite yewe n'abasirikare. Ndakubwiza ukuri, aha hantu hari imijyi ngewe ndi kubona ibiri igiye kugenda, kandi nureba neza ngewe se igice kirinda cyerekeza muri Sud Kivu. Meki uvuze icya mbere bagiye guteza icyugazi Walikale, bateza icyugazi Rubere n'undi amazisi bayiteza icyugazi urabizeje. Even Walikale bayiteje icyugazi bataka ngo bari forcinze. Meki arega wikwirusha amakuru namaze kumenya nkimara kubona abasirikare bamaze gupasinga, nje nagerageje gukurikirana amakuru. Namenye ko abasirikare benshi nibura ibihumbi bitari munsi y'ibihumbi 5 bose bagiye kujya muri Sud Kivu. Ni nayo mpamvu bapasinze habura bitewe n'amarira ariko buriya abasirikare buri byumweru bibiri n'undi basaba yarangije ibyumweru bibiri nka byandi byo kwitegura ko babagira ubundi bamwararangije. Yego, abo bantu rero biriya bintu uri kubona ntasha, hari abantu bambwiye ngo ntekongera kubivuga, bari kunsata nyabuneka ati reinforcement na deployment tubabare ntongere kuzivuga. Kandi nayo siri ku deploying n'abarundi ku deploying nta rubuta deploying ati mbabarira ntongere ubundi kwanga kubivuga bijya mu mutima. Yoya ubundi kukubuza atekereze ko niryari igisigaye cyo kita deploying. Ubundi ku deploying biri kawaida, kujyana abasirikare ubundi igikomeye ni ugutwura umuntu mu birindiro bye. Ushobora gukora deployment ariko ntukure. Reka mbivuge rero ibyo uri kuvuga ni bisanzwe. Reka mbivuge rero, yego rwose. Ngo nibura ibihumbi 5 muri 7,532 ba pasinze byanatumye bapasingisha ikitaraganya. Yego, mu makuru mfite nuko nibura 500 bagiye kujya muri Sud Kivu. Yego, bagiye kujya muri Sud Kivu. Ntabwo benshi bari buze kuza muri Plaine de Ruzizi. Plaine nta kibazo ifite. Ahantu bagiye gukomeza ni ugukomeza hahandi nyine bari kurwana buri munsi. Dero ubundi mva nkubwire eje muri bamara kuri forcing bagafata bibogobogo poezero yose bakayikurininga. Kwanza bafashe bogobogo poezero igasigara itacyatakwa n'umwanzi,
ndavuga nayo imisozi iri imbere yose kugera hasi ku mazi bakahakuraho Uvira ahita yikuramo ntacyo yayifite bareta bavamo ndetse Uvira oya baragumamo ku rugero rumwe basigana inzira imwe gusa yo kujya i Burundi hari gumenye ko naguma bayisigayemo bazengurutse ariko bakihangana bakayibamo barafite inzira ijya mu Rwanda nabo barafite inzira ijya mu Burundi barayivamo gute barafite n'inzira ijya Bukavu nabo bafite inzira ijya mu Burundi irahagije iyo ngiyo aho rero ubundi ufite ibyago ndakurahi ahuze uko bafite inzira ijya mu Burundi bazahunga barwana mbe turizabamena n'Uburundi buzakubitwa kuko njyewe namaze kumenya ko nyuma y'uko bavuze ati nyaboneka aho indege zizaturuka niho twe tuzabasanga aba bagasa n'ababyirengagije bakonyeje no kuzizana mwese sibyo mvuga bari kubyirengagiza zikava no mu Burundi amakuru mfite nuko rwose aha hantu hepfo aha nta byumweru bibiri bigiye gushira tutavuga ibi tugiye kuvuga za Tombe noneho babandi bacuranga ni bavuga ati tombe kuko tombe hano nabandi sigaze guhimbira irimo ngo tombe oya ni ngo neva tombe ngo ni prince nyine ngo nawe ngo ni tombe rike prince tombe noneho bakaba ati baratuza tombe masunzu tombe umva uyu mugabo agiye gukubitwa abasirikare bo ariko Miki waruzi ko hari nagane n'umwe mu Barundi nanjye ngo abasirikare ariko nteko tugire suruse tudo ni bavaka umusirikare ni benshi aje kuba ari umusirikare uzi ukuntu abasirikare b'Abarundi batangiye babayeho hano muri za Masisi muri Kivu Amajyaruguru uzi uburyo bahaguze ko hari n'igihe babaga $150 two kubafasha ku rugamba nyine kuri front line ubu ntayo bakibaha nabo batunzwe no gusahura nka Bazarendo barya basahuye niko bimeze nta kindi kintu bakibona ko hari bya bindi byose barabikata kubera ko bameze nk'abari kurwana no ku gihugu cyabo intambara ubu bavuga ko ubundi sidi kiva aho intambara igeze ndavuga muri Fizi na Uvira Burundi buri kurwana ku mipaka yabwo ntabwo bari kongerwana ubu muri make nevuga ngo ubwo FARDC biri gufasha Uburundi kandi kuko reka mubwire eje Uburundi buramutse buvuze ngo twebwe tuvuye muri no ntambara Kongo tukangura urugero rumwe uribuka Uvira ijya gufatwa Urundi bwahamijeho Rubarika barakubitwa bukubitirwa hejuru muri Kaziba bujya Ruvunge burakubitwa Uburundi bukoze ropuri wazero ntizabakurikira nazo zikora imbona zibakurikira barahunganye so nicyo nakubwira no bango na hano Uburundi buramutse buvuye muri ntambara intambara muri Sidi Kivu iteranye kira ntambara yari ahantu President Ruzizi Miki hagwa abasirikare benshi y'Abarundi abagoye benshi barahaguye abantu bajya kurasirwa Lieutenant Colonel babiri hago byoroshye ubwo kandi bavuze ba majoro twirebeye the big fish abari hejuru ba Lieutenant Colonel utavuze aba capitaine baba Lieutenant kandi bura ira plane n'abasirikare benshi bayitorokeye mu Burundi hari Burundi bwavuze abasirikare benshi baturutse bahunze intambara so rero eje nicyo navuga buriya mbere nkubwira umbaje ku kibazo nabanje kukwereka mu mibare tugiye mu mibare analyse y'imibare nahise nkoreka ko hano harimo brigade zizajya muri Sidi Kivu muri za Fizi izindi zijye hejuru muri za Mwenga zikomeza Kindu abandi bakomeze Warikare abandi Rubero byo nabisobanuye hanyuma turebe tugiye kumva ijambo Makenga yavuze noneho twihuze ndanagusomera ibyo ntuza Kanyuka yanditse ubundi duha abakunzi b'ibinyamakuru byacu amakuru ageze gute afite intuza afite ubuziranenge batazajya bagira ngo twe byari ku bintu se kuba byose by'ibiri porogaramme nyuramo ariko n'ubundi twe turasanzwe tunabizi twe twamaze kugenda barabizi rwose katurebe ku ijambo rya Makenga niyo dushaka kumva cyatwumve n'irya Buringoma reka twumve Buringoma kiramo urubone mbere Buringoma nongeye guheraho nza guherekeza boss we. Nous sommes le dimanche, le 8 février 2026. Nous sommes au centre d'instruction. Le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise vient de clôturer la formation des milliers de commandos. Donc, hano Buringoma bati umunsi w'itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2023 ati umunsi turi hano aho afande General Makenga yaje kurangiza ikosi cyangwa se gusoza imyitozo y'abakomando ntabwo ari abasirikare basanzwe bagomba gukorera mu gisirikare cya AFC/M23 notre pays le Congo donc ce sont des militaires qui vont travailler pour sauver le peuple
et notre pays, le Congo. ngo aba ni abasirikare bagomba kubohora igihugu cya Kongo no kubohora abaturage niko Wiringoma ari kuvuga. Désormais, ce sont plusieurs commandos que vous avez vu, des milliers et milliers de commandos qui vont servir l'armée. Anakabati n'abakomando rwose n'abakomando nibyo ari kuvuga ari abakomando nyashyo n'igikabati ati ni miliyere komando. Nawe urebye myitozo bari gukora mu komandame n'igipfunsi kimena amatafari atatu ahiye neza. Congolaise et ce pays, la République démocratique du Congo. Merci. Yego katwumve noneho Makenga n'abakomando ariko bagira amashoma bajya baduga tujye gufata amashoro rwose aho mbanza batanashaka ko umuntu amenya aho sicyo barimo bijyanirayo kamera. Ejo bundi muri press conference nagiye mu hari Goma nyine bari kwisihiza umwaka bamaze bayoboye bari muri Goma, mbona bafite umukameramani wabo nanganze gutanga ikiganiro umukameramani adatari yashira kamera imbere wasanga ari umufata ariko ni uyu ni Makenga. Nimekuja kuelezea kwamba mmepasi mafunzo ambayo mmefanya, mafunzo ya kutosha, so mmepasi na muvae kofia. Ati nje kubabwira ko murangije amahurwa yanyu na amahurwa mukore hano yo kugira ngo mugire mute. Sasa mmepasi kuanzia leo mmekuwa jeshi la RFC. Atumwa abasirikare ba AFC. Na mnakuwa mnaimba ni jeshi ambalo limesimama kukomboa nchi yetu. Ati mwe muririmba ko ari igiseke kizabora igihugu cyacu kubohora igihugu. N'abajinga ambao igihugu cyacu kibohorwa n'ibigoryi bicaye Kinshasa. Wameua nchi kila kitu. Ati bishe igihugu. Wanaua wananchi. Ati bica abaturage. Government ambayo inaua wananchi wake. Ati leta yica abaturage bayo. Ati abakongomani babaye impunzi nje ya nchi. Ati babaye impunzi hanze y'igihugu, abandi bari imbere mu gihugu n'impunzi ndani ya nchi. Yego, abandi bari n'indani. Hiyo government ambayo iko responsible wanafanya vitu ambavyo wanataka vya ujinga peke yake. Ati leta itangiza intambara zikaba mu ntambara y'ubugoryi bwaho ngaho ikica abaturage. Ati ibintu byose barabyangije. Chama kimesimama. Ati ishyaka ryacu rihagaze hamwe. Ati n'igisirikare cyayo. Ati bagomba guhindura ibyo byose biri gukorwa n'ubutegetsi. Niyo maana tuko. Ati niyo mpamvu turi hano. Ati muranyumva neza? Bandi bati turi nibyo afande. Baseka ngo ndi afande bumva biryoshye. Ati turi kumwe n'abasirikare ba RS bakoze akazi gakomeye. Mpiga adui nguvu zake zote amezibomoa. Ati bakubise umwanzi imbaraga zose barazihwanya. Abarundi, FDL, kwita abazungu, kwa nchi tofauti. Amekamata afutabangi wote, wabandi wote. Yafashe abanywa umujyi bose n'ibijura byose. Ati murabizi babita Wazalendo. Hao wote wanakuja lakini ARC imewabomoa. Wanapata vizuri. Ata hose baje ariko yarahabomoye yarabakubise. Ati imbaraga zose twarazishwanyuje. Anabaki kwa kimya peke yake. Ati bagarutse bakoresha umunwa gusa ubwabo. Mupata mafunzo ya kutosha namna tumeona. Ati hano mwakoze amahugurwa mwatweje ibyo mubona amahugurwa mwakoze cyangwa se ubumenyi mufite. Iko msaada kwa nchi yenu. Ati ni umusada ku gihugu cyanyu cyane gutanga imbaraga ku baturage. Ndugu zetu ambao wamekimbia nje ya nchi. Atavandimwe bacu bagiye hanze imyaka myinshi cyane. Ili wenye wako nchini ambao naona na government ya Kinshasa wakae kwa amani. Tukomboe nchi yetu, tujenge nchi yetu. Tuone igihugu cyacu tube amahoro. Tuwe na wananchi ambao wanaheshimika. Tuwe na jeshi nzuri. Ati tuwe abasirikare b'ukuri beza. Na sisi nchi yetu na wananchi wetu waheshimike. Ati twebwe abasirikare bacu abaturage sibyo. Turahari fande n'ibyo kabisa. Wanawategemea wakiwafikia watafurahi. Anataka mkifika huko muwe msaada msikuwe mzigo. Ati barabategereje ngo mugende bazabafura bazishima kubana nabo. Ati muzabane nabo kandi ntimuzaba umutwaro kuri ahubwo muzaba iki muzaba imbaraga zabo. Baravuga abagenzi babo bari ku rugamba. Jeshi letu jeshi la ukombozi lazima. Ati igisirikare cyacu n'igisirikare cyo kubohora.
Wananchi wa Kenya wafurahia nimekuja kuwakomboa. abaturage nibabona bazishima ko muzamuje kubabohora. Kama wakombozi ndio hivyo. Babafata nk'abacunguzi, ntabwo babafata nk'abajura, bazafata nk'abajura. Ariko vizuri. Mwende mvumilie hali yote ambayo mtakuta. Mwe mfanye mwe tofauti na ambao tunapigana nao. Msaidie na wenzenu huko ambao wako huko. Na tukomboe nchi yetu na tukomboe kwa umani kwa ujumla. Sio hivyo? Bibaza ko ibyo bikengo timuko tayari twaza kurikira. Twarekera ahangaha. Muko tayari kuwa jeshi la RC? Muri tayari kuba abasirikare ba M23. Jeshi ambalo liko tofauti na hii ujinga yote ambayo iko mbele yetu. Muko tayari? Sawa, natakia kazi njema. Tubifurije akazi keza. Kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Mungu ababariki. Kazima keza. Hano rero Makenga urebye ati nabatakia kazi njema, Mungu ababariki. Ikintu Makenga ariho cya mbere, General Makenga cyavuze hano kigarutsemo cyane muri no speech yiwe. No kubohora igihugu. No kubohora igihugu. No kwirukana ubutegetsi buriho. No kugarura birasa naho agaragaje ko nubundi hari abagiye hanze y'igihugu nk'impunzi. No bagomba kugaruka. Nyine bagomba gucyura impunzi. Iri hanze ikindi bati mugomba kugenda abaturage mukabana nabo amahoro, bakababona nk'umucunguzi, babafata nk'abacunguzi ku bibazo bafate no nk'umucunguzi. Ntiba babone nk'abazarendo iri gusangiwe n'iziritse bakayizitura. Niho babone nk'abarundi bari gusanga ibiryo uhishije bagetera bagashira mu bakajyana. Yego. Barundi none z'ibintu asigaye bakora. Ndabibikiye gusa nta kindi. Muri Side Kivu urahisha ibyo kurya utarakoramo nta no kuvuga ngo basireka dusige n'ibirayi bibiri by'umwana. Safura bakabara yiteruye. None basigaye bareze intelligence ku rugo rwawe. Barabara. Rundi bana yaje we. Yega nawe ntimukabaganye. Mbere babahaga ibya biryo bita ngo ni direction. Ubu ntabyo babaha. Twa tudorera 50 two kwifashisha ntatwo babaha. Bameze n'abarundi niba hari abantu bashonje. Ntukabeshera wazarendo ngo zirashonje. Wazarendo ntago zisigaye zishonje kurusha igisirikare cy'u Burundi gifite inzara. Never abohereza akavuga ati mugere nta kintu na kimwe abahaye. Nibura FARDC hari ukuntu abasirikare ba FARDC bo usanga nyine hari n'ukuntu n'abaturage biyumvamo kuko n'abakongomani. Yego. Bari bafata ku ngufu rero. So urebye neza abaturage baragowe. So gusa Makenga ibyo yavugaga ubwo ni kuri babasirikare tumaze kumva ijambo rya Makenga mu byo kuri Eugene. Icyo navuga nuko urugamba rugiye kuniha. Ya ndagira ngo wanzure kuri iyo nkuru ntago twasoza ikiganiro tutagiye hariya ntago twasoza uzuko n'uje haguruka akakimuzi gihari oya muri biri kunje cyane icyo ikintu ngiye mvuga kuri Afande Makenga nabivuze mbere navuze ku deployment ijambo rya Makenga ni ijambo rigaragaza ko M23 iri ready kurwana, iri stand by class 1 ntago ari nka bya bindi bagendaga bakoroshya ati muzabora igihugu cyanyu kuntu kuba mukubita leta ya ujinga kinafanya vitu ya ujinga ni leta y'ubugoryi ngiri gukora ibintu by'ubugoryi baze kubwira leta ngambwira kandi leta ngo muragane ubwo bazasubira daho bica baganire ivyo ni ibindi bintu noneho akongera ati twarabakubise twarabanyubabomoa twababomoe tuboma nguvu zabo zote twashenye imbaraga zabo zose ibintu byose twarabashwanyagura leta Barundi abazungu abakibose twakubitiye mu gafuka ariko Miki ubundi usibye ibintu abantu wenda bajya bareba bakabona ari ibintu byoroshye. Bugisekedi no gukanga AFC M23 ngo muze dukora ibigano cyangwa murorere. Leta bari leta. Icyambere nubwo ari leta barusha imbaraga. Oya nta imbaraga z'isirikare byose zaje kuri isi. Kuri isi urabona hakomera communauté internationale. Ubwo diplomasi muri make cyane hakomera ibyo bihugu bikomeye by'imiryango mpuzamahanga. Regeje nturebe ino ntambara gutya ngo tubone ngo AFC M23 hariya tubone Kisekedi. Iyi ntambara ubigezaho Kisekedi na AFC M23 batafitemo ijambo. Nabigusobanurira gute ubu ngubu none se ntibavuze ngo basohoke muri Uvira akavamo na oya na wari karusi ibyo Uvira hera kuri wari abaye nkawe wari bwemere gusohoka cyangwa abantu badukurikira audience bo bararize bajya bamwe akaduhamagara ngo M23 ngira bababaje abandi ngo ntibakirya mbese bararaka ariko nkababwira nti M23 icyo yakoze
abantu ntibabona ko ahubwo kuva muri Uvira kwa M23 byongeye kwambika ubusa Kinshasa ku buryo kugeza ubwo na Human Rights Watch nayo yongera ifata ikibuga yaracuramishije kuri M23 igicurikira kuri Wazalendo na FARDC yakibacurikiyeho we abantu uzisenga abantu barabizi bo baracyari gusa ngo bavuye muri Uvira ntago bazi urusyo cyangwa se uburyo kicisha saba merewe nabe kubera Kinshasa yizi bibazo bikomeye ndahuye iyi case yo kuva muri Uvira noneho nk'iyo ujya kuvuga ngo bino byo kuza muri Uvira kwa Prince sha bigiye gukorera ibara Kinshasa none se murabona M23 murebe urugero rumwe M23 kamwe urugero rumwe abantu yavuye muri Uvira igonda ijosi remera rigonda irigendera kandi ijya gute ibasiga hagati yabasize mu ibirika n'ubundi ntibirika ntibiho pe basize mu ibirika bayigumamye barimo bareseka ngo Uvira ngo twahagaze muri Uvira bafite bivuze neza n'ibinika bari mu ibirika meze nka yabinika yagoma yego none urebe M23 ikubise Kisangani ariko urebe ikubise Kisangani kandi je Kisangani yarashegeshe man buriya hari ukuntu abantu twarebye twirebera gusa ngo tukavuga ngo yarashe Kisangani man Kisangani yarashe ko harimo n'abazungu baguyemo hari amakuru Vincent aherutse gutangaza kongezaho avuga ko ari raporo y'ibanga ivuga ko muri Kisangani harasiwe drone zigera kuri 2 harasirwa na suko zigera drone ne 3 drone suko zigera kuri 2 aya makuru ngo ni raporo y'ibanga ni Vincent wayisohoye iyo nkuru wayisohoye kandi buriye ntago icyo nzi cyo Vincent mbo inkuru zose abonye ziri gucaracara Miki arazitangaza ntagatoranya ibyo muri Kongo banditse bari aho ngaho bo araripura gusa aravuga ati ibi nibyo biriho niyo makuru mbonye kandi akunda guforowinga cyane bino binyamakuru bibiri bogamiye cyane Kinshasa nabyo arabiforowinga bishobora ko ari byo byatangaje mu makuru nubwo ntigeze mubaza suruse uko bimeze ntabwo byo byatangaje ariko icyo nakubwiye cyo M23 kimara kurasa hari anafite umusirikare muri Kisangani ikimara kubarasa bagize wasibasi cyane kuteye ubwoba bashyushye umutwe kuko hariya bakubwira ko harasiweyo babirigi bagera muri bangaye muri batanu n'abandi babiri bandi b'abazungu basanzwe ikindi hangijwemo ibikoresho kuko M23 nayo yigambye ko yarashe ntuza ububiko na station yabo bakwe commanding center so ibyo byose yarabivuze rero hari bayita ngo ni commanding post aryo ni command we bava commanding center nta kibazo kuko ba command niho urugamba nyine barukoresha so icyo nshaka kuvuga ni iki ubwo ndashaka kuvuga M23 Uvira abantu bararira ariko ikibuga gihita gifata kicuramikira kijya ku Kinshasa none ikindi cyakurikiyeho M23 irashe Kisangani ugeze ubona Amerika ivuga iki oya bambwiye za community internet nta numwe wavuze na Human Rights Watch uzaje kwinkuru ne hari cyo nenda kukubaza hari amakuru nabonye ni no wanabitangaje deje ni bwiza.com yabitangaje mwabitangaje nabonye mwatangaje ko Eric Prince yari yagambaniwe n'igisirikare cya Kongo FARDC kugira ngo baze kumuhotora babigereke kuri AFC M23 iki cyo kiraza gucura iki kuri abacancuro bari gukorana na Kinshasa niba koko Eric Prince yaragambaniwe nabo n'ubundi nizinga bari kwitwa ngo bari gufasha ni urabona biri bucura iki Kisangani ntiyakubiswe ngo nibo batanze coordinate ngo grid coordinate ngo wazitanze reka mubwire buriya mu bisirikare amabanga menshi no mu politiki hari amabanga atavugwa hari ibyo umunyamakuru arabona buri uzirinde ntukajibona ibintu byose ngo bituvuga hari n'igihe ufata ikintu cy'umweru ukakigira umukara byose ni ibitambaro ariko wowe ugihaye kara y'umweru kandi ari umukara urumva uko bimeze kugira ngo na audience itaremere kuko hari inkuru waza watereka hejuru ya audience ikaba nk'umutwaro kuri bo none se Miki iyi nkuru ya Eric bo ntibabasha kwimba kandi nayibahaye buhoro step bwame nabwiye ko 20% Eric ashobora kuba yagize buhoro yes ndabizi ko abantu na n'ubu ngubu ntago baremera ko nta nubwo tuzakora inkuru zo kugira ngo bemere Eric Prince yego yaba yarafashwe na M23 nta nubwo tuzakora inkuru zo kugira ngo bemere ko nizo dukora zose ntago bazemera hari impamvu bitashatswe kugaragara ko bamufashe reka nkubwire ariko njya makuru ya nyayo nizeye ndani nukuri Miki yarafashwe narazisobanuye izo mpamvu zituma adafatwa na dondonyaza zisubiremo reka nkubwire iyo dukoze inkuru nziza abantu badutuka
cyangwa inkuru bakunze ntibanavuga ngo wakoze si nk'umuntu bakambwira baza kugutuka bavuga ko mvetura ngo badeployinze muri Minembwe ubikubwiye hari network ari yaguha hape ariko arimo arabikubwira ntazi nuko wowe imboni yawe wayibonye so hari ibintu ubundi akamubweje I don't care mfite ngira abajyanama benshi kandi ndabubaha barahari benshi jya nkunda kubavuga ariko ubwo nk'umunyamakuru wundi ugira ntuza urabigira ugira critical analysis bigomba kuzamo ugomba kugira umutima nama wo gutuma utekereza ko ntabwo ibintu byose bitangaza ariko reka mubwire umuntu uzakuntuka sinjye sinkora inkuru kugira ngo uzemere uzareka kuzemera hari abantu benshi ujye kuzirebayo ngiye nkora inkuru nandika inkuru cyangwa yitangaza ukwiri hari ikintu nabonye aba bantu batureba hari igihe bakunda ibintu bya bindi nyine byacitse bya bindi ushobora kuza irabamaze hererere uri gupfa kuvuga n'ibyo bikundira ugiye kuri Twitter bantu ariko reka mbabwire wowe uvuga ngo Eric Prince ntiyafatwa Eric Prince reka mfate urugero rumwe narabahaye urugero rumwe Eric Prince aruta kafata urugero si wabo pastor bavuze kafata urugero rumwe rwabaye ku Rwanda niyo mungere katware niyo mungere si we wazanye Rusesabagina none se ari pastor urakoze amuzanishira iki reka tufate urugero yamuzanye kuri siyasa hanyuma turebe kuri Eric arakomeye ni liyetona mu gisirikare cya Amerika yabaga mu mutwe uko witwa CIM umutwe wa Amerika w'aba special force ni umushoramari mu by'umutekano ni umukire ni umuherwe ibyo ni ibintu byinshi ariko kuza kuri furo ubwabyo yari no kwarase bajya gafata kuri furo uvira ni furo uzi ko muri iki gihe ujya kubwira Metro ngo ushaka kujya ho narigeze ko gashaka kujya muri Sud Kivu urumva ntago dupfa kugenda utabivuze barambwa Tromeki hari harimo hose Sud Kivu yose ni furo ndi kumwe n'abagore bose ngo ase urabyibuka dushaka kumanuka gato turi Kamanyora ko banze hari barriere twageze ko atumemoretse barambwa ati hose ni furo na drone yazikakurasa rero iyo wageze buzira iriya twe twa turimo ni intambara rwose n'umuzendo baza kagushimuta ni ibintu bisanzwe none se sibahirundi rugero rw'umuntu wateruwera hari nejo nabaye urugero kandi hari abantu benshi bayizi story u Rwanda rwateruye na karugero gato kandi abantu ntabwo abaturage babimenye rwazanye aba FDL bari mu ijana rwakuye muri Gabo ngenda hera muri Gabo aba FDL bavuga ko bari babwiye ko bagiye kwiga mu Faransa abandi bagiye za Zimbabwe bashiduka bari kugwa mu maboko bagiye ngo mu ndege muri Broville rwose harimo n'abarundi abagenzi ba umushuti wanjye we ba muri Kenya barabizi tubivugana kandi uwo muntu aramuzi aba naho hafi yiwe sibyo noneho indege aba FDL bagenda rwose harimo n'abakomeye barimo ku mapeti ya colonel harimo nawo wabaye general hano wajana aba general ibaza hari arimo noneho bageze mu nzira baza kumenya ko baba FDL bamenye ko bagiye mu Rwanda intambara rota mu indege ibiri mu kirere intambara rota irose babagarura ku kibuga cy'indege cya Broville hari abandi ba FDL bandi barasigaye nabo baritegura kujya gute kugenda icyaje kubaho cyo kuza bakubise udupingo barabaziritse babazana baziritse baza mu Rwanda uzone bakoze akazi hanyuma ako kantu nta nubwo abantu ni opera n'abayingero kafate M23 yateruye Sadeke yatwa Katubare yafashe ibifaro bingaye bya Sadeke hano hafi ni byinshi tutabaze kuvuga gufata umujyo kubiterura gutya mu mayifro buretse Miki hari akantu nigeze kuganira n'ubundi kandi ni bano bari kuri front line ubwo nyine wumve kari ndani bura waruzi ko na Gisekedi ari gusha ari kwiyamamaza azaha n'igoma nawe ari Amerika yamukingikiye wako yagombaga gufatwa na kwanza ngo yari yanafashwe byarangiye Amerika niwe yamukingikiye baba n'ubu bari bamuziritse bakoze atari bosoka ari nose Amerika ndaguvuga siho batangiye Amerika guhamagara Rwanda ngo nibabwire M23 bagire gutya so hari abantu bajya impaka reka tubeke nimukajye mwemeri mukajye muzemera ariko abantu tuziranye bo bazi ariko dufite audience n'ubundi nasanze abantu usanga hani batumva bakunda bira bintu nyine byacitse bagendera ku bintu byabo urumva Eugene nyine nuko tumva ibavuye bitera bashaka hard news ni za nkuru zoroshye bakajya bubereka ati Derisasu barerashe ntago ashobora kumva ko ushobora kumubwira ati inyuma y'iriya mbundi irashe cyangwa uri kurasisha imbundi iri hariye yitwa runaka cyangwa akoze ibintu kuko twe dukora inkuru za investigation
so rero bajye babyumva ko yewe ngombwa ko amasasu aje tubijyamo suruse na politike byose tujyamo suruse tujyamo hose. so rero Eric hariya bivuga ko igihugu ni Eligini imwe yavuye mu Burundi na ntuza imwe yavuye mu Burundi ni comment ni inkuru nyine nakwe mu Burundi ko yari yagamba ndetse abwirwa n'umukomando umwe wa FARDC amuga ati rero tugomba gukurasa tugomba kukwica kandi nitukwica icyo bashaka bavuga ati FARDC yari mu mibare kuko intelligence cyangwa se abantu bakora za operation bo bapanga ibintu babona bashobora kujyamo inyungu ati nitukurasa bakeka ko nitukwica barakeka ko M23 yakurashe kuko twebwe n'ubundi kuba yarakonaga nabo nta muntu ari kukeka FARDC ati bityo araba yashobora guterura amakenga cyangwa aterure nanga nkuko yateruye Maduro Trump kuko uriya mugabo ni inshuti ya Trump, inshuti ya Trump kuva kera, ni n'umunyamerika of course, ni n'umusirikare. Narega umunyamerika numvisha umuntu wese w'umunyamerika ahantu ari ngo nta gihugu gishobora kumufunga, upfa kuba ufite ubwene gihugu bwa Amerika uri umunyamerika, sagira ntiyakuye muri gereza gataha. So ibyo byose ni ibintu nyine ubona ko byiza. Rero icyo ngicyo nicyo kihari ngo byaje gutuma apanga n'abakomando ba M23 akora operation, ubirangira operation yakozwe n'abantu bagera muri 6 cyangwa se barengaho, bavuga ko ari nka section yabikoze, ari nko kumutabara, ari nko kumutabara, ariko bakoreyoje se nk'umuntu ushimuswe. Ariko bumve ko baba basanze ku miryango bose barakinduwe nta basigaye, kuko abajya kumufata bamufashe nk'umuntu bateruye. Ikintu gitangaje nuko twagiye tubona ama operation cyangwa se uburyo byakozwe mu buryo butandukanye, ariko finally urumva ko ari nko gutabara. Yego yine niko bimeze. Ibyo ni nawe ntago ntubyemeje na kujana, ariko ufata ko ariko bimeze. Buriya eje ino operation uko nimeze ni operation isaba ko uzunguza ubwonko. Urayibona nk'ubu tikamite nk'urugero, ndabona ko M23 yakoze operation ijya kumufata nkayo ubwayo, kuko yabonaga ko ni imari, ubwira mugabo ni imari cyane. Niwe muntu wa mbere uzengereje Uburusiya, niwe woheza drone zijya kurasa mu Burusiya. Buriya muntu amaze kendo amagabo azibamo, abacanshuye bazibamo. Uriya mugabo ku irisi afite network, afite amafaranga n'umuherwe. Ico ni kimwe nyine kukeka ko ari imari. Hanyuma yo kumutwara yamaze kubona ko agiye gupfa cyangwa se nta muntu urashaka kuva ari, baramutwara nyine. Babwira ko akigeraho nahise abwira ati dore grid coordinate mukubite kibuga kinini cya Kisangani, bagihonda gutyo. Kandi nawe kubwiye ngo bagikubita basanze FARDC yakuri gasanga drone ni drone zabaga mu bubiko bwabo bwa Kinshasa, zimwe zo muri Turkiya, za kamikaze, zira drone zo muri Turkiya cyangwa nimbi. So urumva icyo ashaka kuvuga Eugene no kuvuga ngo ntago iyo ni nimwe muvuga. Hanyuma babwira ko uyu mugabo ngo gusubira kuri Amerika, ko bivuga ko ashobora kuba yageze muri Amerika ejo hari, cyangwa se ari no mu nzira agenda, sibyo? Uyu mugabo ngo yagiye avuga amaze kubona ko M23 abantu beza cyane, afite umuntu bafite discipline kinyabupfura. Nyine urumva nawe yagize amakuru menshi cyane, aho yarahera muri Buvira, nyuma yo kugenda yakuye ngo n'indege rwose yamukuye ahantu imugeza ahandi, irangiye afata indi ajya ku kibuga cy'indege kimwe aragenda, bamuha service kwiye cyane nk'umuntu wubashywe nk'umuherwe. So ariko ikizwi cyo nuko aho yakuweho akurwa muri Buvira yatwawe ashimuswe, kuko ntiyatwaye kumugara bamubwira ifate turamutwaye ngo babwire ariko nashimutwa zikashimuswe databawe. Rega no mukomando, rega eje abakomando bagira types nyinshi, bagira ntuza character nyinshi cyane, cyangwa se tabia nyinshi zishobora gutuma abo wagomba kuba ari wese arahinduka buri kanya. So nuvuga ngo ubwo ashobora kwikora operation wayimukoraho, nuvuga ngo baba bafite imibare myinshi. Numva umuntu ngo ni special force uzakora ingofero zaho ko afite imyitozo afite imuha kuba uwagomba kuba ari wese. So rero bakubwira ko uko byagenze, nibaza ko ibindi tutabitinda abandi bajye kuri bwiza bikuri cyane, ubyemera utabyemera nta kibazo. Ariko icyo nzi cyo wa information umva ariyo hawe, kuko nibwo twahura kuva Eric yavuga ko yafashwe. Buriya wewe wabyumvisha uti? Buriya njyewe ntabwo wenda ndibuze kugaruka kuri source cyane y'amakuru, ariko nyamakuru mfite ya nyayo, donc y'amakuru ya nyayo nikure kuri source ihamye. Kuri amugabo ari yafashwe pe, yarafashwe. Ibindi tuvuga ni byiyongera ku gufatwa, ntabwo ari amakuru nakuye ku kinyamakuru cya Bwiza, si amakuru nakuye ku kinyamakuru cya runaka. Aya ni amakuru nakuye hahandi bita indani. Urabyibuka ko inkuru nayitangaje nge ndigoma, yego, muri wa munsi mukuru wo kwizihiza umwaka AFC iri mu mujyi wa Goma, yego, urabyibuka? Ndabyibuka. Uwo munsi nibwo nayitangaje, sinzi wenda niba hari abari banabitangaje mbere yanjye, ariko icyo gihe nibwo kuki se nabitangaje uwo munsi? Nabitangaje mu gitondo, mwe mubitangaza nabitangaje. Kuki se nge nabitangaje mu masaha ndi hari igoma? Mwese mwari mufite amakuru, ibyo bana nabaye rwose. Miki, reka twigendera ahubwo twigire muri Sud Kivu. Twigire muri Sud Kivu, abasirikare b'Abarundi bakubiswe,
indege iza gutwara inkomere, iza gutabara nyine gufata amakajoriti n'imirambo, nayo biza kurangira irashwe. Iyi nkuru wenda ndagira ngo no tuyihe umwanya tuyinjireho kuko nayo ni inkuru idasanzwe. Umuhogo biba bimeze nabi. Gripe karafashe mino minsi. So uko bimeze muri Sud Kivu, amakuru ahari nuko abarundi bamaze igihe kinini bari gutunda imirambo y'abarundi bapfuye ndetse na n'ingabo z'Uburundi za FDNB ndetse harimo n'inkomere za Wazalendo na FDLR n'aba FARDC. So rero inkomere zaje kuba nyinshi cyane kubera ko buriya bwa mbere ahitwa Bicumbi ni kuri Poezero na twibana bakoze operation yaje kugwamo abarundi ndetse ifatwamo n'abamajoro witwa Minani mu cyumweru gishize Ikarengi. Yego barakubiswe cyane babwira ko ikibazo cyawe hariya kubura impamvu tutakibona ya mirambo y'amafoto kubona network ni ikibazo. Ubundi bavuga ati abarundi iyo baza kubona nka network Maria bafitemo hariya. Beve turango yasohotse muri Poezero. Isohotsemo bibwira ko yavuyemo abarundi baza bayijyamo. N'abasirikare bagwa muri umutego barabarasa. Nabyo byababaye ejo rubarati aho bavuye kuri position yari hakurya, noneho baje emve tumenya ko bari buze ko bateruzi ko babivuga bibyabo. Isohoka muri defense ahantu gasozi nari kwibuka neza rubarati ariko aho bari bavuye. Noneho icyaje ko emve turasiga abasirikare bakeya bari nko muri 5 uko abasiga ibabandi barapurenga baragenda mu buryo bataza ko bajya ninjoro. None bajya gutera ya defense abandi bagomba guturukamo. Icyaje kubona iki, baraje Wazalendo na FARDC n'abarundi barazamuka bari kuza kuri uwo musozi, babasirikare nyine bararasa amasasu make babaraza ko bagihari. Abana bose kuyasuka pe barayasuka. Hari ikintu Miki, hari ikintu abanyamurenge bazi Kishasa bazi ngo bafunze burundu ariko ntago bigeze bagifunga. Cyahise kintera n'ubwoba muri make nge nahahamutse biteye n'ubwoba. Waruzi ko iyi MTN yo mu Rwanda hari umurenge ikora nk'uri mu Rwanda? Gicanga so nikora Gicanga ntago mbizi ariko Gicanga ntago ikora. Nagezeyo ryari nagezeyo kiragiye njyana na guverineri na video abantu bacu barabibonye ejo bundi kuva last week. No, okay, reka tuve kuri ibyo nkubwiye inkuru mpamo kuva mu cyumweru gishize nko kuwa gatatu Gicanga bakoreshaga MTN. Reka nkubwire rero impamvu hari ahantu nabitinye bakubye connection ya hariya. Hari umwe abaturage bano b'impunzi b'abanyamurenge wahungiye mu Rwanda wagiyeyo afite simukadi y'Inyarwanda. Na mbere yuko wenda ibi biba iyi nkundura igitangira, uzi ko simukadi y'u Rwanda yakoraga muri biriya bice. Naramubaje nise kubera iki bikora, yarambwiye ati uko urebye ukuntu inahe iwacu hameze ati u Rwanda tuba turureba nka gutya ni mu misozi byaye nitabone mu misozi miremire y'umurenge ni miremire pe naremeye kuko u Rwanda barureba nk'ahangaha hasi hagutya. Urumva ko ni ahantu hari hejuru ku buryo gukurura izi simukadi gukurura iminara yo mu Rwanda biraborohera cyane pe. So urumva rero jeune rero ko byagenze ejo, ubwo ndi kuvuga operation ejo kuko ubwo bari yabanje ya Bicumbi kuri Poezero yafatiye mu majoro Minani yanakomeretse cyane. Haje noneho ejo ubwo abatipe baraje bafata ku kasozi ku mahoro za Rubarati mu kwafata kumbi ambe turageze nawe yageze muri ya defense yindi kuri headquarter. None se headquarter ahantu harimo n'abasirikare bakuru n'iki iya bari magura ako gasozi se kari ahantu bitazaka Ikaringi yashoboka kuko numvi amakuru nje mfite kuri uwo musirikare warashwe nuko ngo uyu musirikare ubundi ngo arasiwe mu ntambara yabereye ejo ahantu bitazamacumbi n'ahantu bita Ikaringi. Niho uyu musirikare yarasiwe uyu ofisiye kuko ngo barwanye ngo batatse twirwaneho twirwaneho ngo ibirukaho ibaganje imbaraga nyine birukaho twirwaneho Mveturusha twavuga Mvetura AFC Mvetura bihagije nuko irabaganza ibasubiza inyuma ibakorana ritani mu kwiruka bari gusubira inyuma. Rero kwa kundi kwiruka n'ibyombo byamutesheje umutwe ari kureba inyuma ari gukomandinga n'igihunga pa abagoye mu mukingo hasi yituye hasi rero aho ngaho ngo yahise avunika akagura ngo yagura akaguru agakubye akaguru agakubye ngo ingabo yarari kumwe nazo kuko urumva bari bafite ubwo bahahamutse barirukanka bamwe muri bo
ngo birukanse ngasigarana abasirikare 8 abandi baba bamurinze kuko uzari umusirikare mukuru wese yajya abafite bagomba kumurinda abandi wenda bakaba ari kuri front ariko hari abagomba kumucunga muri hafi bamuzengurutse bari surrounded bari kure amuvomaze n'iki byose abo nibo yasigaranye nabo abandi birutse Major Frederic baramugota bamusanga aho ngaho nyine so igihari hariya ubwo nari nkubwiye nyine operation uko nagenze byaje kugeraho M23 yatase ya defense babandi bavuyemo isanga bari bayisigayemo irabaritagura irangije no igafatiramo ibikoresho byinshi amabombe imbunda no irangije babandi bagiye kumva bumva aho bavuye bombe imira zitwika yarazitwitse zitatwa yazitwitse zose irangije rero kumbi babandi baziruka nka baje gutabara kumbi yanateze n'umutego mu nzira ugana ahandi nyambe skade numvishe kuyabakosora nabwo ariko ngo izi ngabo ziri hano kuri frontiere muri Sud Kivu hari ukuntu ko Rwanda bafite na za drone ukabona ari kugendana n'uruguru ntuzagera ni brusques nyine byandi batwara amafaranga niko bimeze byizemo za drone ibyo nabyo bura barabitaye kugira ngo nazibonye ko M23 batwara nyine izo box bajyana nyine ama ntuzo box zo kuyobora intelligence nuza station alimentation ya drone bayifite gutyo mu gakese ikindi bibuke ko nama ya defense system basigaye bayatwara muri nuza muri telefone ari mobile barafite nka M23 na yaza ko nayifate zibera kwibagenda nka M23 bazitwara izo bagendana atari zazindi bahagara kuko hari ntago niko babigenza abasirikare so icyo navuga rero cyambere nuko iyo operation yejo yatsize ibara ugakubitiraho n'izindi zimaze iminsi ziba ibyaje kurangira rero Eugene indege y'u Burundi kukura ya mirambo kwevakiwa bakomeretse bigoranye baza indege nyine y'u Burundi ngo iraza itunze mu gutunda yaje kugaruka rero barayirasa Rwanda ngo irashe indege yagiye n'uyu munsi deja uyu munsi byabaye mu masaha y'umugoroba yego urumva ejo yaratunze n'uyu munsi yakomeje gutunda we n'uyu munsi masaha y'igitondo mu masaha mu gitondo bwo yagarutse barayirasa yego ukuyirasa rero kuko ejo yari yagiye amahoro yego igenda icumba bavuga ngo yagiye nka yindi yaguye ejo bundi muri Tanganyika mu kugenda icumba rero irarenze ntawe uzi ubwo bashaka kubiri mu igaraje cyangwa se yanaguye kuko uribuke ko umuntu twagana cyajya tuvuga ko siko ibashobora kwirasa ikagenda ikazagwa nko kilometero minota 30 minota 30 ikirwana n'ubuzima iyo rero yagwa kure no ku kigo cy'indege kajugujugu rero ibyo ntago bifite ntago ibyo bishobora ukajya kubona bari kwifotoreza ku nyuma urumva ko ni operation yakozwe hariya so muri rusange twavuga nuko hariya Wazalendo ingabo z'u Burundi FARDC FDLR bari kwinishwa urusenda hari ahantu bashiriye ikintu cyitwa puwezero barayishaka ariko twirwano nayo yararahira avuga ito kugira mutware puwezero twe tuzahashirira kuko yega wibuke ko kurekura puwezero kwa twirwano yose kayirekura biravuze ko na Minembwe barayimanukiramo baramanukira za Rugezi kuko puwezero niyo yari ki yahoraga ituma bo barasa amabombe menshi cyane rero ubona ko bose bari kuyirwanira umwana ashaka undi arashaka aha rero izo operation barimo bakora ni operation zo kubaca intege kandi ziri kuzengereza kwa simerewe nabi bro kwa simerewe nabi ntago iri kubasha kugira ikikora ntabwo iri kubasha kugira ikikora iri kuza M23 kabakoca numva muri rusange ibintu ni hatari bibaza rero ari ibyo ngibyo Eugene twasorezaho nta kibazo n'ubundi se makuru nagahoraho twasoreza aho ngaho rwose soza nk'uko anatangiye rero reka rero tubashimire ko mwakurikiye Bwiza TV mugakurikira Eugene Official tubabwira ngo mukomeze mukore like mukore share yuko za like ku biganiro byacu bituma YouTube ikora recommendation n'abandi bakabireba ikindi mutanga amafaranga mubishe ko twababweje na Eugene muri Kongo amafaranga bayisuka barabyumva se ariko iyo bigeze hani wacu ahubwo niyo tunegabwiye mudutuka ngo turasaba kandi mwe murebera amakuru yacu mukayareba kudutuka ariko hari n'abara kudushima turabashimira buriya Miki buriya narababaye ziko navuye kuri tere igihe tujya Uvira minisiyo yarashiranye neza ndataha serious n'ubwa mbere nagiye kuri front line hari ku mirongo y'urugamba nkavayo rwose nkavuga ndatashe bitewe n'iki urugamba rugihinanye wari ugihinanye ubundi umuntu uzi ubundi igihe cyo kuva muri Uvira ubundi ku munyamakuru wagiye mu nkuru nziza ubundi dufite ubushobozi ubundi
ubu nibo twaba dutekereza kuva muri Uvira naragenda reba Uvira agomba gufata tukamara ukwezi dukora dukavaringa nagiye mu magurupe yanjye yose ya WhatsApp bitwa ngo nabakunzi hari n'abambwira ngo nimbashiremo nabitekereza ko nta mumaro bamfitiye gurupe numva nanayisenye kavuga se nkora iki kabyihorera kuko hari n'igihe umuntu akubwira ngo muri groupe kibaza cyaje gukoramo kandi amakuru yarakoze subscribe akabona ngo turagukunda ngo ibiki mu nkunda kuko nabahaye amakuru none amakuru nitwa ngo ndabashakira ntimushaka kumfasha ngo nyabone neza amakuru ajya ngo nyakuri ukaza kwirwa urukumbwa ngo ndi kuguha ibihuha ngo ibiki nturi kugira ubushake bwo kumfasha kugira ngo n'amakuru tubabaza bari byinshi mwana reka tubireke nyine reka duha abantu amakuru ngo kutakigira amakuru ngo byagenze bite ahubwo utagisapotinga byagenze bite nawe ibaze reka dusoze reka dusoze ikiganiro dushimira rwose yashimira abantu badukurikira ariko nabaza kudutuka rwose ndabakunda cyane nta kibazo turajya tugenda uko imbaraga zacu zingana kandi amakuru nyabahe ni wowe ntuzaca intege abampa amakuru reka tubashimire abifuza kudutera inkunga murebe nimero ziri hasi murazibona mubikore hanyuma twongere mu kindi kiganiro inyagasa n'abarinde asante sana. Bye.